nibyo ngubwiraga rero mata akubwiye ngo nzaguhahira umva ibintu byose nzabizana nzabishira ku murongo uri kubyumva umva nzakugurira ana koko umva ningerayo ndaje ndakoherereza ikimasa kibaze uri kubyumva ngoherereze intama ibaze ngoherereze n'ihene ngoherereze n'ingoko aya n'ingoko nazo urazijyaga cyane ko ndagatora mu buzima bw'Imana nuko nyine ari kuvuga ngo wasanze umuntu ufite imbaraga y'ubwo ngo ndambaraga nari mfite no kubandagura ariko gushobora rero ko bimeze ngiye kugenda ningero ndakubwira yuko nagisute ubwo rero reka ndebe ko nakomeza urugendo ndangoherekeza umugabo mwiza sawa Hajari kugenda ariko vuga ngiye kugera mbahira ngiye gukora akazi hasha abagabo ba buri munsi harasha Mwiriwe yemwe mukomere komera cyane komera komera cyane kwatinze kuza nje ndinzeho gatoya akirwa wicaye hano komera wenda ka rero nje nabonaga kiriya kigabo cyacu kiriya gisaza cyaje gakira twicira gahunda kiriya kigaburira abagabo bundi bagihaha duto kwivugishwa ngo agiye guhaha ajaje aranyoherereza ngubu ahagendeye maze gatatu ndajya kundu nakwikundira gasiri kiriya byatagukorera nje nzabigukorera we byumvire gusa uzabibona yanziriye umwana habe no kumuha kumberaza niposho ubwo sozi ku mwana wari kugiye umbwire ngo n'umuntu w'umugabo nose ubwo koko ubwo wagire yakuzanye uri umuntu hari abagabo babyara ndi bamenye kugira bimeze bitesha ndakuziwe ntago umuzi niswe wanyu wega bagira basoba weho ni jesha wose ni ngurube ni jesco yakubwira je ndago nyewe abantu bavugana na papa nanje ndimo nako ndakunda kubimusha ariko nawe nurengarenga ndakuvugana na papa avugana na papa ndagomba yewe ciao akasha ni jesco yakubwira ariko nandi warasha mama ariko ngabo gisa ni ngurube cyaje gukora niswe niba tarabikubwiye ariko niswe wanyu wega bagi ni jesha weho wasuku mutu ndikuvuga gute akasha abana bubu namwe ndi mworoshe nasi ni abatabaswa abashitsi barabirukana yego mwana iyi sura niyo kwande niyo kwaswe wanyu yameze ubwanwa umurongo sibiba nicarire kambuka ujurava hano ujurava mu bantu bakuru bona gutara umwana ariko rero oya ako bura musaza asize cana gikoreshe pe abana bubu niko baba yego cyane abana bubu batubaha kiraho uko tuzagutwikira mu nzu pe ariko nukumureka nta kibazo apfa kuba se yaragiye nawe aragiye ako burawo n'umugani ndacavuze burawo ndaco yakora mugani none si guca bura mwana aragiwe none uje gutobeje turi abantu bakuru inshanzanyura kizi ndakwenda twagira nyine atari haza n'abandi bantu we no munzu ndakibazo wari watenza aho tegeke hatagira umuntu biye kuberamo ntagahuma munwa jana mugore wanje urazaga ukamutereta nabandi rimutse ngasanga cyangwa nawe njye ndajaga telephone buri kubyumva njye ndakuntu njye nakizana n'umugore ngajaje araza ngo njye bamutaye yicayeyo none njye ngo gukora muzore si umugore wawe umugabo kuyatinzera ndakimba amagara nasanga mfite inda zahita nyirukana nzahita ndambaye umugabo kuyagira agatsindara naza nzamuke nayo yamereye nabi ubundi sinari kugira amahoro ko ndaje kuyikura mu mitwe y'uyu mugabo ndaje gushaka imiti yo kuyikura mibi sinabivamo sizo nakubwiye mu minsi mikeya baguteye inda baragusamuye gusamuye sinoneho zo mvuga yarangiye byagucitse si warazana senganda kujye none si wari urabona tuzabaho gute twe ko ataraheruka kutwoherereza n'akantu ariko rero nawe mama sinzi ibya kugwa sengandi yakamenya bakagusamura uri ikigwagi abandi bana ko bajyaga mu kazi bakikorera ibintu bakakorera amafaranga bakajya mu kazi akazi barakajyaga ukajyana nabo bakaguha amafaranga ndago horoshe sengandi iki ndarubwiguze n'ikibada kugutabagura sha
none wowe ujya mu kazi Ibindi ukambahira ugasimbura se umuhungu kuguhara asimbura sinakuvanye iwanyu narakuzanye ukunganira se azaze mugwane ko barataguhaye ariko rero nawe muhama urananiranye jereka nange uririmbira akaririmba abagore bubu basigaye barananiranye izo ndirimbo sinibigira uko umugabo akajya gushaka ibyo kurya umugore bakamusamura bamaze kutwara bakamusamura nk'ibibenya kandi ari umuntu ngo kabenyu ariko je nakiriye abakurambere imigani izo ndirimbo ndari bigira ukumva usumaze uhwanye na sko basugokuruza basi nje n'abaciriye imigani izo migani sinibijyo reba iri zuba kundigiza abantu ubwo urwo ruda narutabara njyewe ndeye amagambo menshi yego meza yego umeze nk'abadabadi mana mbere ukagenda ndaheruka kuduhamagara kuri na telefone none sinasiza gutaye none si undebere urwo ruda mbabara undebere ndariwe ariko nanjye nari yarangije ega kariko maranjye nakumva ndayikuramo urayikuramo ingana gusa ego ivagamo zose zivagamo wagira ni ibibaro bapanzemo nutukingiriza ntabwo wari uzi kuko tubaho turahembwa yamba 200 iyo wambara agashashi iyo yambara agashashi si wa nayacamo ngahahi wayacamo none si yumva yuko nasizago yazinga n'ibishanga kwa muganga nta nshinga ndabiramye ndabishinga yayizinga n'ibikoma ariko none si ubwo urinza wabukirwa umugabo wawe uzamusobanurira nakazi nzabona bari kugwana ni mu mutwe njyewe uzi naho yagiye beruka ngagiye gukora iyo ku rusimbo none se ubundi yagaruka agasanga umeze ute ko bizagandura aziyanga agakingirizo karahari kariho inshinga kuja kuboneza nabyo birahari kubera ko muri ibyo byose wabuzemo ndamahitamo nawe uwo mugabo yakwambara agafuka mbese zamurera aho abandi bazabarerera di ariko kino ni igisebo muri uyu mudugudu wacu nabo basigaye baririra amata n'umugabo wawe yarengana ubwo nazo uzahungira aho uzaja baramutobaguye none si wanyu waje kumushaka we yuko utaye adashoboye kumbahira njyewe nabaga mu rugo njya mu gitondo na nimugoroba iyo ubwira ngo guhahira ego njye nakunanirwa none si uri umugabo wanjye kumbahira none si yifatanya n'umwana wawe yirirwaga ari kwerera agataha nijoro ng'abagabo nako nagahinda ariko nagahinda gakabije ariko nawe ndujye winjira mu buzima bw'umuntu ibyo ndibikureba muraho bahoye mukobwa amakuru conga mwiriwe mutware none se kandi ko mbona byaragenze guca byagenze sindi wayinzigiye ndebere busha amatanga sengani niyo yamujanaga mwami ngobo wambwira ngo imyaka 20 ndangize iyo giyo naba narateye inda ngasiga ubwo bitaravutse mwokagira imana ngaho guhumanirwa kubaho ko weho waragiye uravuga ngo ugiye gukora hari na tanu wohereje niko sharo byo ngobo ko kibende nyoko baba baramukoreye waba barabimukoreye urukorera heko ko ubundi rero nabonaga bazanye sengani bakinjira mu nzu ngo bagiye gutoba ingoro wenda n'isafuriya n'ikiriko ndetse kindi gitutumaga ibishimbo yakigurisha ubisi kandi n'ingono nasize mu nzu nazo bagiye amateke go mu murima n'akarima hari koko so gushaka naherekeje abashatse bambuja mu ubu ngo bibe bintu nzabivuga ngo iki nzabwira data ngo iki cyangwa nzabwira mama ngo iki nuko kagere uyo so umugore wazanye ni amashira yemoko ubu ngubu mwebwe muzi ko hano ubu nzamenya ndabikora sesha washira iki gikapu mu nzu ukagira imana umva sha girunzanira ryacomeye ndangipfumure twabarizamo ndagapfusha amana ndagirire ndumvikana ndayitobora ndagiye ishano ryegeze kuba mu muryango w'iwacu ndayipfumura
ndayipfumurura sakutibona ariko rero nawe ugomba kwihangana oya ndaje kwihangana ndagidorero ikibazo ntabwo nzanira jya ndago yakwangarira nzanira ahubwo mwumvikane mwumvikane ndake bibendo byababyumvikana nzanira jyaco mu gitwa rovu n'abataka ngwereke uyu mwana ngipomba ni inzirakarengane wanyere mumureke kugogwana ruri muntu wanyere kugogwana narucucuma umva shayi Bagufunga. ibendo nakubwiye kandi nawe usigaye ushigikiye nyoko nzanira icumu njyewe yenda nyipfumo mwihangane ntabwo umwana ni inzirakarengane ahubwo mubijeho inama n'uwo mwana mumurere nk'uko murera uyu nguyu mufite none sinagiye bandebendo ntabwo novuga ngo ndabyihanganira we hari we ego umwana wawe waramutse yari umuhungu akazana umugore akaja guhaha yarangiza agataha mu rugo agasanga umugabo yitwa umugabo yahashe nawe nda mugabo ukurimo byaba byumvikana mw'abagabo mwe namwe mubonye ubwo nabonye ni ukuri ko Imana mwavuga ngo ibi bintu ntabwo bigufasha n'ibiki biri ku bantu nguyu ubona asanga kandi ye n'uyu n'iki gitoko nagitobora rore ya rodano mbamuya